njye radio nkorera nimanyiyikorera niba ntago nyikorera ntago mbizi ariko nzabimenya minsi vuba 91.1 FM and TV1. All right. Yeah. So njye kuramo iki Ibaruwa usome unasobanure bite n'amategeko ngo n'amezi 3 so amezi 3 arije wagaruka cyangwa tugakoresha itegeko uko dukorwa kuzana amafaranga yawe ukigendera amezi 3 wakwishyura muri amezi 3 mu buzamikoro numva undi mu komando wanje haye muri show yanjye mu buzamikoro koko mube original man muze mubwira umuntu mubwiye you know what twebwe ABCD twakwirukanye pana gufera abantu ibintu by'ubufezi nago bigikora mwana yeah so ubu ngubu nago uri gukora no kandi ngo wabuza amafaranga hako bafite amafaranga gwezundi muntu mama yarambabaje byatari yeah konje nicaye na CEO ndambaza okay hamwe ngo umwe ngo nagare wenyine ngo ni benshi okay navuga naribi none kajugale yaramamagara arama ngo baramamagaye barambwira ngo nze mu kiganiro cya kandi amafaranga mufite ubwo baje ujye gukora ubuntu kabisa n'umuntu nibwo nawe turi kumwe but I still got love for you and respect for you byonyine wangize umugabo abantu bose batambonaga handi bambonaga ibyo byabwenge ako kama iyo opportunity kama iyo chance byonyine ko my credibility amafaranga utuma nambara neza kubera wowe utumandya utuma umwana wanje asa fresh gatuma umugore wanje asa fresh no kubera wowe warakoze injira ngufite aka gift hano my brother aka gift kaje mu ndege kaje mu ndege byata naravuze ngo let me buy gold for my brother man manje wala back to tumye nishiba ko yomba umukobwa nakabaye ndira wallahi none mba god ibirome mfite none baranyiki simumaze imisi munyi biwanje iyi none muzaze munkore ijosi muri kate so ngewe mu Rwanda abahanzi bangahe batano wambe ni PACSON wakabiri ni PACSON wagatatu ni PACSON wakane ni PACSON wagatanu ni PACSON kubera iki kubera Makavera the Dawn Street Dream God's Plan nakundaga kurapa nka Tupac BAC wowe namwe mudukurike kuri BigTown BAC niwe muntu wamubwiye wambe twicaranya arambwa PACSON ugomba kuburi wowe n'ubundi muntu nje nabaye ngewe ariko abana babaye credibility ko nabaye ngiye nakaye bamubwira ko ndapanga Tupac kandi apanganje Tupac ahubwo no nkopera ko nje nanjye ari umuntu ugize kumwurwa mu mutwe byatara ariko kagahanzi karaho ka fake byabaye ngomba ko ngaye ikinyarwanda original none we kubera inyungu ziwe naka YouTube channel kiwe yafunguye yasabishiranze kandi nabubwira gande we wenyine we yaramamagembere arambwira ngo yishyuye ngo promoter wo muri jeans za comedy ngazamwe performance none ngiye ndi kuri radio kumuyumva ikiganiro cyanjye ko yashaka promoting indirimbo yiwe ngiye none ndi kuri radio bingaruka mu mutwe ko bimbwiye muri weekend ubwari kuri kwa mbere ndi musange ya kabiri ndavuga se abahanzi biki gihe musigaye mwishura stage hago bakababishyura yiyumvishije samamagara hamwe ninjye mu kuvugura nkumbwa no sense byabaye ngombwa yarandakaje cyane yagiye mbwe ubundi bugoryi bw'inshane biranye nanjye mu ikinyarwanda original arongera amamagara nge se kukinago na recordings ball yiwe hamwe ngo byumbwiye ngo nabe recordings ngo nje kuguteza abagenzi bawe icyo gihe yasakora yasagenda editinga afata za ball zanjye na mubwiye na mwe cya kinyarwanda atamagaye shumye kasuku ita uploading abashya ifoto yawe yava ngo PACSON none urumogi rwamwishe can you imagine how stupid they are no is it nibari pusukuru nibari waramuvugisha kare kago mugenzi we bakora no buta Patrick the Entertainer yaraje ansaba kaganiro kuri YouTube channel yiwe namwe mbikore wowe hakuna mbikore boss wawe ko boss wawe nawe nagatekereza mu mutwe wanjye cyangwa mu bwenge bwanjye buke mfite nge numva yuko ugomba gufata both sides ese uyu muntu kagwe ibintu wewe gasuku woshya ku promotinga kujya YouTube channel yawe ibone views ariko you destroying someone's name izina ry'umuntu mukuryangiza exactly kwa yuko na company imwe wajya mujye gushaka akazi bavuga ngo ni wowe utukana gutya kumbe ibyo bintu by'abantu bangaye babiri yakamubwiye agwe mbwira
we kwanza wowe wavuze iki mbere mbere we kavuga ese no umusazi izi circles rero man nago zizi uburyo zikoresha imbuga nkoranyambaga zabo man nago ugomba kuba mu gatebo kamwe ugomba gufunguka nkuko wabimbwiye wagiye ujya guhiga nta kwicarana hamwe uvuge ngiye ngoma kuba umuhanzi niyo mpamvu nkunda Amag the Black arakora ngenorora inkoko ari muri music agakorora n'inkoko Faruku umusanga adatari nyota ari munsi y'imodoka kwisarubeti ikigabo cy'igisambu vidange iri mu ntoki ziwe zisa nabi ariko urumva ari proud yabyo nagari all about music kandi agamanzi mubi n'umuhanzi mwiza so abahanzi nuzaza ukore ikintu kimwe ko akantu kamukora iyo biramutse birangiye nabwo iturwa depression ko numva mind yawe iri kantu kamwe. Yo, good morning people. Mumeze gute makuru yanyu ndacheka ko mumeze fresh ngini BigTown TV. My name is BAC. Akakanya nkaba ninjiye imihanda nyuma y'iminsi nk'itanu hano i Kigali gahunda za cyarimo kugenda fresh kabisa. Climate yo mu Rwanda imeze fresh, hameze nkaho imvura igiye kugwa ariko harashyushye somehow. Klima cyangwa weather is good. So akakanya nkaba nje kureba umuntu witwa the Don PACSON. The Don PACSON ni umunyamakuru maze igihe kinini cyane akora mu itangazamakuru cyane cyane muri showbiz. Ni umwe mu baraperi, ni n'umuhanzi, ni umuraperi yakoze music nyinshi cyane itandukanye. Nyuma yangaho PACSON akaba n'umunyamakuru wo kuri tumuzi nk'umunyamakuru kuri TV cyangwa Radio 1 yakoze igihe kinini yakoraga no kuri TV, sinzi nimba cyakora no kuri TV, sinzi gahunda ko zimeze n'ibindi byinshi kuko maze igihe kinini nari mu Rwanda amakuru menshi nafite ariko I just wanna see PACSON nk'umuraperi nawe nitubona nawe biraza kugenda fresh kabisa. Ubu ngubu turi kuva hano Kimironko tukinyamirambo, ngira ngo murimo kubona ahantu turi hano ku ruhande ni kuri stadium. Turimo gufata imihanda ubu ngubu twerekeza i Nyamirambo guhura na the Don PACSON. Ibindi muraza gukomeza kubimenya mu kanya gatoya abarimo gukurikirana BigTown TV. Maybe nitugera imbere turaza kuvuga ibindi ariko all in all this is Remera nababwiye ngo weather cyangwa klima y'uyu munsi imeze fresh, ni nkaho imvura igiye kugwa ariko simbizi turi muri summer rya Mike. Summer. Aya mezi se imvura ikunda kugwa. Niko abari gake. Okay, so reka turebe iguye byaba ari fresh kuko Kigali irashyushye muri minsi. Irashyushye for. So let's go people. Everything is good. Ingini BigTown TV. My name is BAC. Ndi kumwe na Mike hano. Tujye kureba the Don PACSON. Yeah man. Remera twakiremera duca muhanda Kacyiru confessionary turazamuka ubu twaba tugeze muhanda wa Sopetrade Saint Famille mu mujyi. Urumva muri aya masaha abantu benshi bamaze kugera mu kazi na butiyaje ntabwo ari nyinshi cyane, ariko muri iyi minsi for real Kigali ifite butiyaje iteye ubwoba. Abantu barakize baguze mu modoka
meantime tuzava kuri ambutiage ya hano town kuko nayo ibiteye ubwoba. So this is our city center hano niyo mu mujyi hagati, tukaba tumaze kwinjira ariko inzira yacu no kujya Nyamirambo. Yeah, it's been a long time. Igihe kinini cyane. By the way, n'ubwa mbere nageze mu mujyi kuva umwaka wose. For the first time nageze town. Town irasa neza, ni kwa kundi Kigali is clean. Iyo nakubwiye ko ari clean, umenye ko ari clean town. So this is our Kigali, this is our town. Murimo kubibona. Yeah, irasa neza mu by'ukuri. Aya masaha abantu benshi bari mu kazi. Ambutiage ntabwo ari nyinshi. Yes, tukaba turimo gukomeza hano bayitaga Kigali, tugiye gukata umuhanda tumanuka hano munsi ya Siashka. Ubu ngubu isigaye ingi Kigali isigaye yitwa Kigali Conference and Exhibition Village. So ku bantu batazi n'amazina yagenda hinduka, abandi benshi bazi ko aracitwa Kigali ngo nani Kigali. No, it's not like that. Okay, turakata hano kuko hano ni Sansonic. Twinjira gutya tuhita tugana Nyamirambo. Ubu Nyamirambo tugiye kwinjiramo maze tujye kureba the down PACSON. No, tukaba turimo kwinjira Nyamirambo. Nyamirambo murabizi, design yo kwinjira Nyamirambo utangiye kubona uyu musigiti wa hano. Yes, this is Nyamirambo. Inyuma y'umwaka n'ubwa mbere ngiye gukandagira Nyamirambo. Ni town iri busy cyane, ni town irimo businesses zitandukanye. Abantu barimo gukomeza gahunda zabo za buri kanya, murabizi, abantu bagomba gusearchinga life, gahunda zigakomeza. So I'm in Nyamirambo now. Niyo town Nyamirambo. Igihe cy'umwaka nonje nakandagiye Nyamirambo. Umuntu wanzanya n'ubwa mbere mumaze kumumenya ni PACSON. PACSON ngiye kumushaka kugira ngo tugane ibintu byinshi, nifite ibibazo byinshi byo kumubaza. Nk'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura hip hop nyarwanda, wakoze mu All Stars, yahuje abahanzi benshi batandukanye, yakoze byinshi cyane. Nyamirambo kabazwi nk'umuhebano, sinzi ko nabivuga. N'umurara w'Nyamirambo ni town ye. That's what's up, man. So we're driving to see Don PACSON here in Nyamirambo. BigTowners, cheka ko mumeze fresh. Hano yaturangiye ni hano hafi, ni hano imbere gatoya. Mike, ikintu turi bukore, urakizi ikintu turi bukore Mike? Wowe kuri park turakomeza dushooting kuko ndashaka kubona reaction ya park kuko ari bunsuhuze igihe cy'umwaka tutabonana. Wowe ukomeza shooting tu ku buryo ndashaka kumenya reaction iwe for the first time after 1 year.
Yeah man. Yeah, ndashaka kumenya reaction yo Park kuna ari bunsuze igihe cyo mwaka tutabonana. How is it going to be? So everything is going to be all right. I'm with too many surprises and all stuff. So let's go do that. Yes, bana kwa Park no gukata hano muri inzira. Ariko gatanga ndetse n'amagara kuri phone. Populaire ngiriya. Yo, Park. Yes, my bro. Meze gute? Si mimi nimefika hapa Popire. Eh. Sasa. Unaona hizo motorbike ziko? Yeah. Kwenda mbele tu. Kimaiza ile kaulingo kuna nini? Bakira kama kuranje French sisi kuranje na So ndakomeza uriya muhanda. sisi kuranje ariko jya kuranje. Okay, naribi. Yes, girlfriend. Ndi hano imbere ya Popire neza. Komeza umuhanda umunsi ya bank Popire. Wigitaka? Witaka. Okay. Ukomeza imbere uragera haramaga uzamuka n'undumano kumano kure tubona na parisi imodoka ya Silver n'umumotari naho ngaho tu. Okay. Uje mu manuka ukomeza imbere arakandi kana kazamukamo ukirenga kuri banki. Arakandi kandi kazamukamo kare. Ukomeza straight imbere. Okay. Urahita ubona akantu k'agakiyosike k'akazu uhita ubona kuri ako kazu gahari urahita ubona imodoka. Ngo gute? Urahita ubona akantu k'agakiyosike k'akazu hari imbingo kari mu muhanda dukomeza neza kamanuka. So aka gahanda nagatangiye k'igitaka. Komeza imbere tuturwa. Tudura harya niki? Straight. Okay. Ngeze hano imbere haragahanda kamanuka n'akandi kazamuka. Ako kamanuka n'imodoka ubona ziri hepfo. N'umumotari. Naho ngaho. Okay, sawa. Yeah, man. Kuri iyo benzi rwose naho. Nahageze none nimba ari kuri iyo benzi. Yeah, so twageze Nyamirambo. Park. Oh! Yo, BigTowners mumeze gute nababwiye ko uyu munsi ngiye kuza kureba hano my brother, you know, PACSON ni umuntu twakoranye ibintu byinshi cyane, twiganye from the high school, urumva academy, you remember academy my bro? Yeah, so twariganye kuva ku ishuri kugeza ku radio stations n'ibiki byose muri music, hip hop and all the stuff. PACSON twabanye for a long time, so uyu munsi nkaba naje kumureba Park the Don Park kugira ngo izi gahunda tuze kuzikora fresh cyane. Turi Nyamirambo, kandi Park nawe imihanda y'Inyamirambo ni king w'imihanda y'Inyamirambo, arazwi cyane ko ari umwami w'imihanda y'Inyamirambo. My bro, yeah, byonyine ukingiraho ntabwo abonye abaviye abamama abana bato
bavuga the legendary yeah yeah for real so papa ufite cyari cyakera ngazaje muri museum cyakera ewa ngazaje go kujya muri museum but anyways welcome back. Thank you so much my bro. Warakoze kutwanga ugenda mu mahanga urashaka promoting amahanga promoting u Rwanda ariko uracyakunda igihugu cyawe. Man, I love Rwanda ku buryo sinzi ko nabigusobanura to my brother. Nje nkunda u Rwanda nicaragare nkavuga ngo icyama nkagera mu Rwanda bungu iyo sinzi cyacye kikujyanye bazajye kumwishiganira bungiye kumugoshiganira oya naribi none sinzi cyacye kujyanye icyari cinjanye no guhiga no kuruhuka n'ubundi ufite ibirombe but anyways welcome back to dukume natwe. Thank you so much. Abantu babigishe kubagwa gitumo nsigaye mbona abana ngo bakugwa gitumo ako gitumo wayibagogo gute nanjye ngo gitumo umunsi umwe ana iminsi itatu we ni kenshi man ni kenshi cyane so umunsi nagari gitumo nagwo ari gitumo nagwo ari gitumo nje wamwiyamagare namenye ka yagarutse navuga yebana kanze nje ku mafaranga yiwe haje amafaranga yawo yitwa gute dollar na madola ni Australian dollars sha eba nutama ku mafaranga wavanye muri Australia back to Ashkwana reba ya boro kunyangize wallahi so sorry rega ne bya bikoko warije go Australia nje ko nyuraho nje nta kintu kimwe kimbaho ne bya bikoko waryaga ne bya bikoko waryaga muri Australia mbaye no is back to I'm really happy to see you again BigTowners yendi kwenda back to nje umurusha amagambo nubundi kuva na kera Pac yo avuga uraceceka Pac na abantu babiri ubundi na abantu babiri PACSON and Sparks iyo bari kuvuga uraceceka makonikoshwa nawe iyo ari kuvuga uraceceka rafiki ni gaceya rafiki na amagambo menshi agira aso ndishimye cyane mabro nanjye nuko kabisa nimba ntaje hari inyuma kugira ngo nguganize fresh cyangwa tugume hano no why not rega naye ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye bro kunje sigengana umeze fresh wewe kunsugo kinga nanjye za Australia nanjye zagaruka bana nanjye ngana nka how many tattoos now my bro bakti iyi ni kangaye inarayibonye uri kwishushanya ora postinze kangaye none iyi mbunda nuko umusatsi wanjye nago nabasogoye kwa kwambara ingofero iyi none ye ni kangaye iyi none ni kangaye ini kangaye kandi ziracyaza ni nyinshi cyane so none muye mu t-shirt izindi wabona none sasa Pac kugira ngo shemo tattoo bisaba iki kugira ngo tsekeze uyu munsi ngiye gushemo like new tattoo nje umubiri wanjye nkunda tattoo umubiri kandi ikindi cya kabiri nkora professional mfite muniga wanjye twa Wali no muntu Wali akora nawo bita Marshall akora nawo bita Lucas n'abaniga n'abana beza usibye nabo nje mbona n'abantu benshi cyane bakora tattoo nje navuga nje mfilinga tattoo kandi muri kuba yikomana back to mubiri wawe ntuzashire ikintu utazi ubusobanuro bwacyo niyo mpamvu nje byarananiye gushira tattoo ntuzashire tattoo wana igishira tattoo yikiri nshyashya umuntu utayi professional wobona bisa neza iyo bitanye ina kuma gukira no bitabi inkovu ngiye hano niko nabona kuramo inkweto ari umuji wanje yaje abona itatu arambwa abarakubesha kandi abantu bari professional amakankubita yindi nambwa narishira isaso uzisaso byaye itatu byabaye inkovu wallahi Samgamani zingovu zayo koko neye niyo mpamvu so gushira tattoo bikankomeze sinshyakurondogora reka ndase kunego nuko yuko nabagiba niyumvamo nanugo bacaginga amafaranga yego ndabibasaba nago mushita tattoo nago bacaginga amafaranga ago bari proud yabyo nabo kugushiraho barimo kwishima tu banje na batanu babanyaka habe oh that's good my bro so Pac ngo bazishiramo gute barimo kunsobanura nari mugusobanura nkubwira ngo ngewe tattoo ndazikunda iyo muye n'abavandimwe banje baba professional nka Wali nkubwiye Lucas na Marshall nkabona n'abandi ni benshi cyane iyo muye nabo byonyine iyo mbonye artwork yabo nabwiye se hano mwanshe yindi artwork bakambwa na aribi let's do it
ako kanya niyo mpamvu nzishiraho kubera yuko nge they don't charge me yana amafaranga bansaba kubera icyo batakwishyuza kandi tattoos nge narabonye hanze nimba ari ikintu gihenze tattoos ni ikintu gihenze cyane no kubera yuko impamvu natarabanyaka niko ku mubiri wanjye baba zisanze ari nyinshi abashaka kuzongeraho okay yeah so nka ugiyeyo uzayo bakwaka ariko nge ngiyeyo ngiye ukumbwira amamen ubu turashiraye ko muntu biroso waranje dushe mu mugongo hamwe n'ushe tatu mu mugongo aho nazireba zishiraho nzireba okay yeah oh that's good my bro so paka ari ibintu byinshi cyane tugomba kuganira uyu munsi cyane cyane rega tuma imyaka mishe wibera muri Sweden sha nako Switzerland no naindi muri Australia before naindi muri New Zealand ubu ngubu naindi muri Australia urumva ko natembera indege yayigize nk'akamoto akaronda mugira tizo we niba tuzaga niba twe baraturoze no guhiga papa no guhiga nachi yeah so how is work and everything ndabizi ko radio presenter industry meze gute reka tutangirira ngaho papa industry mu Rwanda irimo amatiku menshi cyane kurusha akazi no kuvuga gusa nukuvuga yani muri make imbuga nkoranyambaga zabaye imbuga nkoranyambaga akazi kabaye gake cyane kurusha amagambo ni menshi cyane muri media house amagambo yo ni menshi iyo nkoze akarimbo kamwe na amagambo iyo nkoze EP na amagambo na ajya babita scam na scam yani muri make ni imbuga zabaye imbuga imiziki yo irao ariko amagambo yo ni menshi cyane kurusha akazi okay na album adafite cyavuze kumva umuntu ngafite album y'indirimo ziti 40 kweze ndimo 40 uri imbibiki by'indimo 40 nago bibaho kumva undi muntu ngafite ngo EP agoma ngaro ngo mfite EP EP ndimbo zinga excuse me EP ndimbo ebyiri EP ndimbo ebyiri ariko paka arabantu niga benshi batazi gutandukanya EP album na mixtape hari igihe akora mixtape akayita ngo ni album cyangwa EP akayita ngo ni album so kandi noneho album ukuntu bimeze ibifite umurongo umwe nje akenshi nkunda gutanga urugero nkabwira nyige kuri Eminem yakoze album yiwe aravuga ngo nagushaka wumve indirimbo ya mbere wumvi ya kane ko numvi ya kane naguze story ya album ya watakaye ugomba kumva iya mbere ukumva ya kabiri ukumva ya gatatu ufite umurongo ariko twebwe hano mu Rwanda kuntu tumeze ngo akarimbo nakoze muri BigTown ya karimbo crack yankoreye kankazane nako ayina kandi gakorabo nakoze Rwamagana ayina kandi urumva ugushiraho kujya biba byinshi cyane bakti wewe nuko music uracyanayikora ko nago wayivamo nawe ugiye ugafata indimbo wagiye ukora zisho kuvuga ni album yabari album wapi iyo ngiyo maybe yabari EP cyangwa mixtape yes no gufata ugateranya kwanza album baravuga ngo iyo ushaka gukora album ni byiza gukorana n'umu producer umwe yego iyo ukoranye n'umu producer umwe ufite sound imwe isa sound turavuga ibicurangisho babirimwe ndimbo bugi bivugamo akukoze indirimbo hano yindi ukayikora ari ziba zitandukanye kwa kundi buri mukumva indirimbo kuri radio imuka ukongeza yindi ukagabanya volume yeah that's true bro so ndimo kubaza akazi ka media nka radio presenter we bihe byose abahanzi nabakubwiye ibyabo ukuri bimeze ibikorwa byabaye bike kurusha amagambo niyo yabaye menshi cyane njye ujye wumva n'abamanage kuntu barwana n'abandi bamanager tinya ariko cyokwa imbuga nkoranyambaga ni za fake tinyaho abamanager basigaye batakana gute manager umwe akataka undi mu manager kandi amuntu mu manager nga mugenzi we bakataka no magaba ninjye wagutanze mu ibintu undi ninjye wagutanze mu ibintu bakarwana kandi imbere yo nambara yari mu bahanzi akamanye yasigaye bakajya ku mbuga nkoranyambaga ibikorwa byo bikaba ari biki so radio station okay njye radio nkorera nimanyiyikorera niba nago nyikorera ntago mbiza ko nzabimenya minsi vuba nzagusubiza
Okay, mujya mu muracyari kumwe KNC. KNC se ni umujyama wanjye turacyari kumwe mu buzima no mu mihanda. Uracyafana team yiwe kuko ariko je singu n'umupira. Ubushize warambwiye ngo uri gufana APR ni barire yonizo. Iri ya KNC two gute? Gasogi. Last time warambwiye ngo uri gufana Gasogi. Ndayifana kumbaje mbwira umukinyi nawenze. Wa Gasogi. Mbwira umukocha nawenze. Usibye president wayo ariwe KNC boss. Usibye n'umufana na president ziti w'abafana. Ariwe Angel Mutabaruka. Cyana mukinjeno ari umwe ziti Maripongo. Maripongo we naramwumvise sindamubona. Excuse me. Na match nim ndajyamo sasa rero iby'imipira n'ubimbaze ngoma. Okay. Sawa. Iki kibazo numvaga nari kukibaza umuntu uzi music cyane kugira ngo abinsobanure neza. Pakusho kumbwira ngo abahanzi batanu barenze muri iki gihugu like the top 5 artists barenze muri iki gihugu. Yeah, according to PACSON. Okay, ako biterwa n'injyana. Abahanzi barenze injyana ntago tugiye kuvuga injyana, abahanzi barenze ikibazo kurenga BAC icyo ginge burungu ungora mu mutwe. Nge nago ndi umusesenguzi nk'abanyamakuru bigira ngo nabasesenguzi. Yes. Ariko ngewe nabivuga mu buryo bw'ubunyamakuru n'uburyo bw'ubuhanzi ko muzimaze imyaka myinshi muri music. Yumbwe umuhanzi urenze mu Rwanda ndeba ibintu bibiri. Ndeba ingufu akoresha, either azi kuririmba cyangwa atazi kuririmba ariko ingufu akoresha. So ngewe mu Rwanda abahanzi bangahe? Batanu. Wa mbere ni PACSON, wa kabiri ni PACSON, wa gatatu ni PACSON, wa kane ni PACSON, wa gatanu ni PACSON. Kubera iki? Kubera Makavera the Don, Street Dream, God's Plan. Abandi byo barimba nge nago mbyumva. Ye nubwo mbikiye kuri radio singe nabikiye umwanya. Yeah. Okay. Reka tureke sasa muri singing cyangwa writing, composing cyangwa. Okay. Abahanzi tuvuge the big fishes. Emyandikire? Amasamachi manini. Yego ndavuga ko mu myandikire. Kwa ruvuze. Muri industry. Yego mu myandikire ariko really. Anga unaho ugiye kunjana mu bunyamakuru nanuze. No. Bakti. Urambaje ngo abahanzi bandika neza. Big fishes eshanu zandika neza. Wambe new diplomat for Sasi. Okay. Bulldog yandika neza. Fireman yandika neza. Green Pea yandika neza. P-Fly yandika neza. Ndakomeje White Monkey yandika neza. Prime Azimaka yandika neza. Don PACSON yandika neza. Baktitizo yandika neza n'abandi. Okay, so nice cyane. Kubera abandi buri mukumbaza ngo barandika njya mbumva. Sinshaka kuvuga amazina y'abakanya. Njya mbumva ngo nantsindirimbo, ngo nandikiye wakuma imyandikire yiwe ngo ndaje nkugwemo. Ni imyandikire we nagwa byandikira. Ngo ndaje nkugwemo. Okay. New school top 3. New school Holix nago muzi. Yako ngunda vibes ziwe. Who else? A new school park ya mugowe. Holix vibes ndazikunda ariko abandi mbambona ari ibintu bimwe bisa. Okay. Bisa bida epfo na ruguru biraho tu. Yego. Paka abahanzi benshi batangiye music kera kandi banakoraga neza muri industry banayikoze neza ariko benshi biragenda gutyo ugasanga bavuye muri music benshi cyane bavuye muri music. Ibi ngibi biterwa n'iki? Ku munsi w'ejo nagize amahirwe TMC wari magana na Platin P muri Dream Boys yo P ku munsi w'ejo ari muri Amerika
twaraganiriye twaravuganye nk'umuvandimwe ndanamushimira cyane yamwe n'akajeste ka fresh asante papa wakuye Nyagasana kubere gatandatu yarambwiye ngo ibya muzika byayo mu bigumana arimo amatiku menshi cyane arimo amatiku menshi cyane so baba hands batanye music kera the more bakomeza gukora music haba harimo amatiku PACSON agakididimba kandi ufite indirimbo nka magana Tizo n'urugero ngutanze urugero kundi imbere BAC twiruka kumva indimbo ye ryari kumba ahubwo wowe wiruka gukora research ryari ari ukora ibintu ugashaka gushimisha nyine audience yawe akumva na audience yawe nayo yarajagaraye iri kuri YouTube kugira ngo afate umwanya ukumva indirimbo agaye mu kureba amatiku ngo runaka yatutsende kuri YouTube at the end of the day wamuhanze akavuga ibyo nkora reka ndeka abana bato babikore n'ubundi nago nibushore ko industry sikaye ihenze mu iminsi audio irahenze na video irahenze nage bya bindi byacu byo kubwakera uzi kubwakera BAC kwebwe twakwaga indirimbo video editor akada kubwira ngo tujye mu garage tujye mu kizu gishaje ubaka kanya nigara kubwira ngo tujye Zanzibar tujye Dubai video sikaye ihenze so nigara yabona ingufa agiye gukoresha akora audio akore na video nayimuhenze nabona ikiraka na kimwe akibaza gutanga miliyoni zawe ebyiri nubona ikiraka kajya kumva ngo runaka nuri buririmbe bamayanga bamaye 200 so niga kavuga kambire kitu nje nuko mbitekereza yego so nicyo kintu cyatumye abahanzi bakera bareka music yego niko nikeka kwa yuko excuse me kwa yuko nje nkeka yuko demo ukura demo mutwa ukura nje nanjye music nakundaga kurapa nka Tupac BAC wowe namwe mudukurike kuri BigTown BAC niwe muntu wamubwe wambe twicaranya arambwa PACSON ugomba kuburi wowe n'ubundi muntu ugomba kuburi wowe nje nabaye njewe ariko abana babaye credibility ko nabaye nje nakaye bamubwira ko ndapanga Tupac kandi apanganje Tupac ahubwo no nkopera Tupac arankoperaga nawe mubeshye yaranyiganaga kera ataritaba Imana kera ariko ubona ubugore byaje so urubatizo man cyesa banzo bibadiye social media cyane ibi ngibi by'ama YouTube hajemo ibintu birimo amatiku menshi cyane yes nico babashya content nico babivugaho batekeze kabiri libire mu kubareba ijambo ryose usora mu kanwa kawe uritekerezeho ko libire mu kureba usibye na rib tweke na rib kuki tuzarib mu bintu byayo ahubwo webye uvuga biramara iki society siko bavuga society nyarwanda kubera yuko abana bikigiye twebwe nagari nkatwe tizo twebwe twakuze ujya kwisubera cafe ukishyura iminota twe twakuze na telefone zihari ariko abana bikigiye umwana papa we mu iPad umwana agafata telefone eba smartphone azukuyikoresha ibintu byose arabireba wowe umwana agiye kujya arebe interview uri mu kuvuga no sense gusa uwo mwana wazavuga iziye vuga sense times yego arigiye uvuga no sense bite n'umuntu konge nanjye ari umuntu ugize kunkurwa mu mutwe byatara ariko byatari kagahanzi karaho ka fake byabaye ngomba ko ngaye ikinyarwanda original ariko nukubera umuntu none we kubera inyungu ziwe naka YouTube channel kiwe yafunguye yasabishiranze kandi nabubwira gande we wenyine kandi none yamamaga sinje wamuhamagaye no wamamagaye ndi no kuri radio wamuvuga cyangwa nuko muvuze nabamuye promotion ya dance nawe ejo wagenda ukamutigita nakakubwira no sense ntabwo ndi bumuvuge naribi sasa rero uwo muji yaramamaye kuri telefone yanjye no ukundi dizagenze we yaramamaga mbere arambwira ngo yishyuye ngo promoter wo muri jeans za comedy ngazamwe performance none ngende kuri radio kumuyumva ikiganiro cyanjye ko yashaka ko promoting indirimbo yiwe ngenda avuga ngo ariko umuhanzi akaba yishyurwa niyishyure kugira ngo aririmbe
wabashaga ko wishyura amafaranga kugira ngo uje muri iyo stage we yarishyuye damn nje no ndi kuri radio bingaruka mu mutwe ko bimbwiye muri weekend ubwo ari kuri kwa mbere ndi musange ya kabiri ndavuga se abahanzi b'iki gihe musigaye mwishyura stage hago bakaba bishyura niyo mpamvu abahanzi bakera uvuga ngo nabakera ko namanzi wa kera ari muhanzi n'umuhanzi nta muhanzi ngo wakera ngo mushyashya n'umuhanzi ndibaza abaniga bakera uziko mwadiringa amafaranga itafita kuba byihorere ariko wowe uri mu kwishyura kugira ngo uririmbe nje ndabafite mfite BAC nugaruka nzagukubita top 10 yabo baje bishyura amafaranga kugira baririmbe ibaze kwishyura kugira ngo uririmbe kumba ikintu cyakora kizi kurya abana urumva agaciro ka music yawe n'agaciro kawe nago kihaye ahubwo ushaka kurya abana izo mbuga nkoranyambaga turi mu kuvaka kanya wiposting ubwumvya mfate telefoni unshooting ariya uploading ngenda bazi benshi cyane mamen bishyura so uwo mugi rero ni mu kuvuga nashaka kuvuga izina ryiwe nje nakoze ikiganiro ndavuga se ni gute abahanzi babishyura kugira nako ni gute mwishyura kugira muririmbe ahubwo bakaba bishyura kugira ngo muririmbe yiyumvishije samamagara hamwe ninjye uri mu kuvuga urumkumbwa no sense hamwe se ufite icyo kibazo ubwo urumva wowe uri mu kiganiro ubundi umuntu arakuvangiye byabaye ngombwa yarandakaje cyane yagiye mbwe ubundi bugoryi bw'inshane biraye nanjye mu Kinyarwanda original cyo biti Kinyarwanda original nakize ni kwa kundi uvuga ngo kama mbaya namo Kinyarwanda original arongera amamagara nge se kukinago na recordings ball yiwe ama ngo byumbwiye ngo nabe recordings ngo nje kuguteza abagenzi bawe babandi bose icyo gihe yasakora yasagenda editinga afata za ball zanjye na mubwiye na mwe cya Kinyarwanda atamagaye shumye kasuku ahita ya uploading abashya ifoto yanjye avuga ngo PACSON none urumogi rwamwishe can you imagine how stupid they are nice mbaye Kinyarwanda original no ziti ni bari pusukuru ni bari baramuvugisha kare kago mugenzi we bakora no bita Patrick Entertainer yaraje ansaba kaganiro kuri YouTube channel yiwe namwe mbikore wowe hakuna mbikore boss wawe ko boss wawe nawe nagatekereza ko nje numva yuko BAC mu mutwe wanjye cyangwa mu bwenge bwanjye buke mfite nje numva yuko ugomba gufata both sides ese uyu muntu kagwe ibintu wewe gasuku woshya ku promotinga kujya YouTube channel yawe ibone views ariko you destroying someone's name izina ry'umuntu mukuryangiza exactly kwa yuko na company imwe wajya mujye gushaka akazi bavuga ngo ni wowe utukana gutya kumbe ibyo bintu by'abantu bangaye babiri na nubwo byari no kuri gucyutu mko ikiganiro kwa kundi wamamagara nga recording ariko both sides yakamubwiye agwe mbwira we kwanza wowe wavuze iki mbere we kavuga ese no musazi you know what I'm saying so is circles rero man nago zizo buryo zikoshya imbuga nkoranyambaga zabo man ejo bone ndi kuganira n'umujyama arambwira ngo izi YouTube uzazanye zaremye abastari benshi cyane abantu bakagira fame yego kandi bitarakuye yego yes so nicyo abivugaho icyo nabivugaho nuko iterambere ryarazamutse kandi cya kabiri abana akazi bagira so bagomba gushaka akazi bashaka rero ni wa muntu wikira akavuga se may hustle rest in eternal peace dori imboga dori ihene dori pusi dori imbeba ko yahitinze may hustle rest in eternal peace sinago nakometse umuryango wiwe yego may hustle rest in eternal peace babona imbogo ne bari imbogo may so rest in eternal peace n'umuryango we mbabarire sinamuvuga na umuntu witabye Imana ahubwo Imana mbabare kubyaya byose yakoze akiri muzima babona dore imbogo nawe ndakavuga se dore imbogo ko yaje agakuri ibi nje nago nabikora noneho baba YouTuber akaba se BAC kagwa abantu gitumo ko nje nabonye agakamera nakaguze nje nago nabikora ko mfite na laptop umuboyi mu rugo akavuga amazi iminsi ndeba abantu bakora ibi nibi sinabikora wa muntu agera kumuboyi
wamuboye akavuga no sense ko kwanjye nabonye YouTube channel zabo na message birimo go bakuvuga ngo no sense kugira ngo ubone ngo views bakavuga no sense nundi nawe akavuga dore imbogo ko yabikoze sijyaye nundi bambwiye nibari ngo Juno ngo nibari Juno wibiki barari benshi cyane ariko babuza akazi bakora ko ugiye ufite akazi nago wagenda uvuge no sense nawe kwanza abantu interviewing nje sibo blaming nje blaming abantu baba i opportunity abantu batuma bajya imbere iyi kamera ndiyo bataza agaciro kayo iyi kamera ndi imbere igura miliyoni zingahe iyi microphone igura miliyoni zingahe ese nagera imbere iyi kamera ihenze nkavuga no sense not good byo nyibikoresho gwa kubi agaciro kandi cya kabiri nabagukugiraho gwa kwa agaciro so nje buryo mbibona mu magamba make cyane nuko abantu babuza akazi iyo noneho abangaba babona ubustare cyangwa fame muri ziza YouTube kandi bitanakwiye maybe kuba ari famous iyo bamaze kubona fame hari ikintu cyitwa ku managinga noneho iyo fame nago bishoboka nago bishoboka nago bishoboka nago baye managinga bakti kuba yuko bavuga no sense uyu munsi ntabwo bavuga no sense ejo uvuge no sense ejo uvuge no sense ejo uvuge no sense ukanamenyekana ariko wamenyekana kuri mu kuvuga no sense abanyarwanda bakunda kwisekera sasa umaze kumenyekana birangira gute twara gute noneho nk'umusitari kono witwara rero mungura agacupa sha swambonye sindi mukundeba mungura agacupa sha mume byeri n'inkwere iye byeri mu micyuma na bia nagena bia nzima icyo cyuma mume sengore promotion yabyo mume king cyangwa mume mamba cyangwa mume ibwiye ryabuye mufite mu ifega ho mume ni fege swambonye se ni ibyo nyine no bufege uzana abarara umubwiye byonye kuramo inkweto ntabwo ayikuramo yahita kuba ngo ya musaza nje kandi cyare hanze umubwiye ngo uri umusitari umubona ku YouTube ngare tujye kwicaramo hano kuramo inkweto zawe ago banza n'icyuma ngenda ndicara hanze so nago bamanage fame yabo kuba yuko BAC ibyo bakora ibyo binakubwiye kuva kare babuza akazi ubu umuntu usabiriza icyuma ni fege ubwo inzu aharara hameze gute hari topic waramamagaje bundi nshaka ko tuganira gato ariko ndashaka ko nawe uza kumbwira mu bitekerezo byawe abahanzi benshi bo mu Rwanda batangiye kera nabo ubungubu nabo bagira fame bagakora music ariko gasanga benshi bafite depression iterwa n'izina rikomeye ubushobozi maybe sometimes ari bukeya cyangwa ABCD ni byinshi ibi ngibi urabibona gute n'icyo bivuga opaka man ibintu bikomeye byataye kuba yuko abahanzi depression irari BAC depression irari byataye ushaka kubona umuntu ananutse ukambona ari mu kabare ari kunywa byeri amwe niyo fege akagwa n'ibiryo nanabirye bite n'ibintu byinshi cyane ushaka for instance ushaka kuri ku kazi umuntu bakata bagwa later ikubwira ngo twabuze ubushobozi bwo guhemba bakahita bazana n'undi mukozi ukibase uyu mukozi konge nta bushobozi bafite ubushobozi bw'uyu na late ikubwira ngo nta kibazo uragiye ntabwo bakubwira ngo uragiye bakubwira ngo uri suspended ntibakubwiye n'igihe kubera yuko twabuze amikoro akazi kawe ntabwo gakora nabi ugakora fresh ariko twabuze amikoro ukumva mu gitondo ukumva uwundi muntu ukibase amikoro yanjye bayabuze babonye amikoro y'undi muntu ibyo bintu bikakujya mu mutwe bikagukoroga byatandi kwa kundi ugera ukanywa inzoga ukarugira depression ebana ukora gutunga n'ubufite n'umugore ukabutunga n'umugore wawe musically rero anambe mu kazi kanje muri music ari gishaka indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane umuntu akubwira ngo uriye n'umunywa rumogi anywa mugo bariye nta kintu kizima ukavuga senda kwanda by'umwana ndikurira iki depression ari cyane kandi umugore wawe mukugutunganya audience yawe
iri mu gusaba imiziki ariko natane iri kuguhereza akakubwira iri demandinga nibyo wakoze n'indimo nshyashya ntago bayizi ntago mamene ko nakagoma gashashyo ufite musaza bamwe iyangiye yerukane yihe ngo meruka semuhuru indimi maze imyaka 70 nayazi aka akavuga man ibonda bikorira iki nicyaje ugenda ugasara mu mutwe wawe bro depression ahubwo sobanura depression abantu bayivura gute we naguziki yari irahari cyane irahari ingero pack yatanze ni izo ngizo izindi nje nakongeraho tu nuko ariko usibye ko wanabivuze byose umuhanzi agira izina rikomeye iyo amaze kugira izina rikomeye arareba agasanga ko ntabwo ashoho gufata akamoto ntabwo ashoho kugenda n'amaguru ntabwo ashoho kwa papa wiwe cyaba kwa papa we nanzo aragura nta modoka afite hanze ibihangano bye barabyumva barabidownloadinga buri kanya bakanavuga ngo mustare runaka wakwingira ahantu bakahita bakina indirimbo yawe ngo ukibaza indirimbo yanjye bayikuye wowe ukabona natanu uri mu kwinjiza wakwingira ahantu honyine musaza ndakwemera musaza urarenze bagakina indirimbo zawe watamuruka ukavuga se indirimbo zanjye kunyemera usiye kungura akabiya konyine nanjye nago naje nshaka akabiya nanjye nakigurira ibihangano byanjye nje bimariye iki none urumva ari amazina akomeye uriya muhanzi nyine azagira depression gute ibiterwa n'iki noneho aravuga ngo mfite izina rikomeye ibihangano byanje biri hanze ahantu hose ndajya mu kabari bakayikubitamo ndajya muri club ndajya ahantu nyira kwa ba disc bana bayiplayinga ku muhanda umuntu akaza naga flash naga CD bakamuha amafaranga indirimbo yawe bakayishiraho n'ubuko byakemutse zisigaye ku YouTube akagenda akayidownloadinga wenda n'aba bloggers nk'amagana baje bayuploading ukabona indirimbo yawe iri ku machannels ajya nko ku gihumbi bakti ni gute umuhanzi atakubitwa niyo depression atangire kunkura umuji ni gute umuhanzi atakubitwa niyo depression atangiye kuba umusinzi ni gute umuhanzi atakubitwa niyo depression atangiye kwifungirana mu nzu nta bushobozi afite bwo gufata taxi voiture mujyana n'ibijya biteke nabirye ngo si yakwirirwa mu rugo yifungiranye ahantu n'ibiryo nabirye akagenda kwanza byo agatika na moto akagenda akabiyaha akaza afite gas cyangwa afite imbabura akabiteka nabirye akabishira ariya life iri expensive barayishaka ariko nta bushobozi creating a brand umuntu abashaka gukora brand ye kugira ngo abantu bose bamurebe bavuge ngo bana kanaka none ararenze ariko ararenze adafite ikintu mu mufuka mu muhanda ugenda aguze bakuvuga ngo reba ikweto yambaye ose cyane gikweto uriya ni mugo yigendera kandi afite indirimbo yawe no ringtone yiwe ngo ni mugo yigendera avuga se ringtone yawe ni indirimbo yanjye ndi mugo yigendera wamayanga kugira ngo byonyine kuba uyifite nangaye Color tunes wenda probably sinzi buryo MTN ikoramo aho kumva wamagaye umuntu ukumva indirimbo yawe iri kuri Color tune kandi umuntu akubwira ngo nguraho ni ibintu byigendera by'ibisinzi nta kintu kizima kandi indirimbo ari Color tune kandi indirimbo yawe ni yabindira umugore nambwa sheri ndakukunda indirimbo yari mu gusamba ni yashira makunda na volume bakanayisambaniraho udafite ikintu inshallah uziko imbabaza bakti birababaza so ngenda cheka ko ni simple cyane kwivura izi depression nukwiyakira ukavuga ngo ndimo gukorera muri situation iri hard ariko ugakomeza nyene kwa kundi tu kurinda brand yawe yego ikintu wenda ikina nakunganiraho nuko nagugomba kuba mu gatebo kamwe ugomba gufunguka nkuko wabimbwiye wagiye ujya guhiga nta kwicarana hamwe uvuge ngiye ngoma kuba umuhanzi niyo mpamvu nkunda Amag the Black arakora ngiye norora inkoko ari muri music agakorora n'inkoko ubwo urumva ibihangano byiwe wabikunda we inkoto ziwe inkoko ziwe samaki ziwe ziramwingiriza yego ariko wowe numva yuko ngiye ni music gusa nta kindi kintu umutwe wawe umeze nk'ubanye umeze nk'umubashyiremo akaburo havuga ngiye ngo ni music gusa music gusa rero
ahubwo music akaba ituma uba open wide mu mutwe wawe ugatekereza ibintu byinshi cyane wakora waba n'umukanishi bakti nema nkunda Faruku Dinyo n'amaji Faruku musanga adatari nyota ari munsi y'imodoka kwisarubeti ekigabo cy'igisam kwisarubeti ebana amanuza izitwa mara na vidange iri mu ntoki ziwe zisa nabi ariko urumva ari proud yabyo nagari all about music kandi agamanzi mu bintu manzi mwiza you know I'm saying so abahanzi n'abandi bantu nuzaza ukore ikintu kimwe ko akantu kamukora iyo biramutse birangiye nibwo iturwa depression ko numva mind yawe iri kantu kamwe ndi kuri BigTown ibuze n'urugero ubakanje ndishiko ndi kuri BigTown ubwo BigTown baktavuze mu gitondo ngenda biretse nje kugurisha zahabu ubwo nzahitandira wapi nzahitangira ndyame n'ubu nzarwa depression kwa mindset yanjye iri hano hamwe honyine so ngiye inama nagira abahanzi bagenzi banjye dutekereze big ubu state ubishe ku ruhande jya no muri restaurant una serve bitwaye iki ahubwo usko ugiye no gaservinga muri restaurant wabona abakiriya benshi bavuga man uyu nugomba kunsavinga mfite n'igihangano cyiwe ndamukunda yagwa na tip yanagukwa n'indirimbo ariko wowe uvuze ngo ngewe ni music gusa no kuryama nkabyuka saa 3 z'ijoro nkajya muri studio nabwo n'amaguru nabwo no kwinginga crack away wamba bari kwankora karirimbo kubuntu you know I'm saying so nge cheka yuko reka cutting short nge nekeza yuko nibagende ku murongo umwe imitwe yabo ikure yeah that's what's up abangaba bakiri batoya cyane cyane baba new school abakiri batoya bacyashaka kurya abana bacyashaka kurya abana biyore bakti bazabimenya nabo ni bakura abo nta kintu bababwira nawe nta kintu bababwira bacyashaka kurya abana baracyashaka kwamamara bacyashaka ama interview menshi cyane barikina nta kintu bababwira akina babwira gifite itangiriro gifite n'iherezo mu byitwaremo neza ibyo byana murya kwe twarabizengurukaga that's what's up Rafiki choga mwa dread nyaka ni mibi umushiti w'ejo bundi yaraje Chameleone bega karona nagize nabonye interview navuga umusaza yongera ku rubyiniro koko nasavuga DJ Pass ndagukunze umusaza umugira karonda koko kandi okay sindi manager wiwe yankeka yuko nanike bamuhaye no kwishumi yaje Chameleone umusaza Rafiki bamuyibukaho bamwana credibility banagaciro kiwe nk'umusaza turamuba man I will respect Rafiki man the industry mu Rwanda what plays a big role plays a role ya danger Rafiki choga kabisa ko uzikora music icyo gihe kera 2003 ya bintu bikomeye cyane abaga studio ebyiri no icyo gihe kandi wibuke bakti abanyarwanda bakundaga ibihangano by'abahanzi b'abanyarwanda iyo warimba bavuga ngo aya ngo bari no kwibeshyera bari mibiki bakumva indimi zo muri Tanzania izo muri Uganda ruriro yari yamaze kuba ruriro hano ruriro ataze no kurimba eba Mr Nice ari Mr Nice ragadi ndigida zaba za ndigida banemresi babe banemresi so Rafiki plays a big role secondly ibaze kuzana yazane na style n'urimi yazanye nubwo we ndamubasa nshaka kumuvuga nabi yazanye style yiwe nko yabyise ayita choga style ariko na gari style hari ururimi gusa ko beat rari na afro beat nababa choga style cyose wenda uzanye ibindi beat bikabe nka choga ari anyways rasta wanje ndamuba cyane hip hop acha rasta ni rasta ku mutima naga dread myaka se kintu ujya ngo Rafiki nagashya ko zigwano nkiza Daniel Mare airport Kanombe Rusizi ya India Nyamata itwa gute Kabembe
ese Rasta Sparks nagashagu Madrid imyaka si ikintu airport dread ziri ku mutima urumva ubu Rasta ngo dread ziri ku mutima uzu ku mutwe zo nazo imyaka si ikintu nge sinakunda gafu cyananye nkisukisha cyananye zishiraho imyaka si airport sinabaseka nanjye banitangiye kuza Kanombe Eliatad ni imyaka imyaka si ugomba kubyemera ariko na yego ariko nagi all about imyaka back teen when nagiye nkeka yuko ni jeans sometimes n'umuryango wawe for instance my dad ngiye afite airport so ngize airport urumva ni my dad ese nagura abona umwana wiga mu gatanu afite imvi ni benshi cyane so na sound about imyaka na jeans ariko naga imyaka nayo nagari ikintu Rasta Dede bitse baze mu kabata muri turiwari arafunga akaba shana ifite dread murazibona ngizi akazisubizamo agafunga ariko wa musaza arya ni Makombe ende Rasta Makombe uba mu Faransa undi wa hano nyine Rasta Makombe no musaza cyane ariko zirahari tu barari Rasta Kayaga na wapi nawe Kayaga na Masunzu kare barari ziracyari abandi babafunga bakazikata bakazibika bakagaruka bakazisubizaho nanjye mu gitondo nazishiraho so kugenda ari yasengagura menshi bakansuka njya dread dread buri munsi ajya dread nubaka kanya ku kafro kanya gatoya nahita wamugaro nahita njya muri salo bakatazifunga naye nk'umu cameraman wanjye we izi origine kandebe neza kande okay izina uji sureba izi we wenyine abivuyemo akavuga ngo ngiye kuzikata nije nabirambiwe nije coordinator nahita nzigura mu gitondo bakata bazisuka nange abafite dread gahunda zigakomeza nange ngabo mu Rasta kiri kuda Rasta ni byiza Rasta leta kamfo ko nkuru so izi njyana z'iki gihe barimo kuvuga ngo zirimo kwica hip hop cyangwa niki kirimo kwica hip hop maybe according to yourself hip hop iri mu kuba mizinjyana kabanzi bose b'iki gihe bose bazwa kwa hip hop abakora drill rage crunk nayo drill nayo asiga rage nabo ni bake ko basiga bafite boro du ariko uyu urebye ziriya za England ariko iyo urebye aka kanya nje nagwa amazina y'ina navuga abanzi bose b'iki gihe bose basiga kwa hip hop n'urugero iyo ndirimbo yitwa Nibari boy n'ufye mu K8 kavuye na Pifla impamvu nayikunze nuko harimo Pifla na K8 yari hip hop Tom Close yakoranye na Green Pin na Pifla na ni hip hop Bulldog ndirimbo amaze ko nazo ni hip hop enje umuto nafite ndimbo na Bushari umfye beat ya hip hop so baske baraje bagomba kuza barabizi so all in all hip hop igomba gusubira hahandi kandi ari bamukuza tubinginga kose tuye muyo boro byanyu du what wapi nitwebwe ni aba crazy so back tugana ku musozo niki kintu kikurakaza cyane mu buzima bwa every day back to muntu gakiro kanje mwana akuzi kubyuka mu gitondo ukagenda ugakora akazi reka n'urugero ukabyuka mu gitondo ukita ukajya kuri radio ugakora umwaka umwe ibiri itatu buri munsi osiba ukoresha ingufu zawe umunabi agakiro umwana akubwira ngo nabuza mikoro
umufana mu boss niwe ndi kuvuga sari undi muga umufana sari kibazo afite umufana kabateye byuri bumuhereza ugafata umwanya ukabyuka mu gitondo uko ari mugoroba ukajya akazi saa ngapi saa 4 ugategura ibintu byawe ukabiha umwanya ukubaka iyo show n'abantu bari abroad bakubwira amen kuri tune bakubwira amen urarenze at the end of the day ninga kubwira you know what njye nabuza mikoro ibyo se KNC yarabikoze njye nakubwiye uzagaruke nibyo tubyiyoreye okay ariko yabuza mikoro njye neza n'igipapuro kireba cyukura mikoro urabeshe man kana pose neza ikizane narebe ndagitegereje tizo naguze mu cyongereza icyongereza ndakizi ibi ni biki ni 91.1 FM and TV1 all right sawa nje kura miki ibaruwa usome unasobanure iboro iravuga ngo okay addressing izo Edson ariwe PACSON suspension of employment contract bisaba mu Kinyarwanda due to ongoing financially challenges faced by Radio 1 Limited accordance with Article 21 of the Rwanda Labor Law number whatever that state the suspension of an employment contract due to economic or technical reason. We regret to inform you that you will be suspended effective itariki niyongiyo. This decision has been made after careful consideration of the financial challenges currently facing our organization. Please be ensured that the decision is not reflection of your performance or contribution, which we greatly value. It is, however, a necessary step to ensure the sustainability of Radio 1 Rwanda Limited during this difficult time. If you have any question or require further clarification, please do not hesitate to contact our human resource department. They will be provide guidance or terminal benefits you are entitled to under the provision of the Rwanda Labor Law. We sincerely thank you for understanding the patience during this challenge period. Yours sincere blah 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 blah. Okay. Ari bossi witwa yes KNC. Urumva? So ni baruwa ihagarika akazi the Don PACSON. Ihagarika akazi the Don PACSON ivuga ko bitewe na mikoro akazi ngo nako kari kugenda neza na amafaranga muri makeya economy ya radio idahagaze neza. PACSON baba bamuhagaritse akazi bitewe n'iki nizo mpamvu zavuzwe hangaho. Nago bavuze imikorere ngo akora nabi ngo yishe akazi cyangwa yakoze ABCDE no kubera ko amikoro atameze neza muri company kandi turakubaha by'ukora sasa suspension cyo kwibaza kudashizeho date ya suspension bashizeho date no upon date you gutaya suspension igihe suspension irangirira ariko bazemo details na mikoro ufite ariko hari kandi bongeyeho ngo nimba hari nayibaje impamvu yari yose ufite cyangwa umva nayibaje barambwira ngo bite n'amategeko ngo na amezi 3 so amezi 3 ari gihe wagaruka cyangwa tugakoresha itegeko uko dukora kuzana amafaranga yawe ukigendera amezi 3 wakwishyura mu amezi 3 ni danje ibyo tubyiyorere mubuza mikoro mwumva undi mu komando wanjye hari muri show yanjye mubuza mikoro koko mube original man muze mubwira umuntu mubwiye you know what twebwe ABCD twakwirukanye
pana gufera abantu ibintu by'ubufezi nago bigikora mwana niyo mpamvu nakubwiye sinshya kuba time. Okay. Yeah, so ubu ngubu naguri gukora no kandi ngo wabuze amafaranga hako bafite amafaranga gweze undi muntu cyangwa undi muntu ahanjye ari menshi cyane. So ubu ngubu niye message ubafitiye nka company yose cyangwa the CEO babe real. Umuntu mubwire ABCD mubwire ngo kini zawe akuze umuntu kubwira ngo ndaje ngo n'urugero bakti umuntu kubwira ngo ndaje ngo amafaranga. Okay. Wakaye usha kujya kwikopesha ibiryo. Yes. Kutegereje aya mafaranga umuntu akubwiye ngo mfite ijana ari guhereze. Yeah. Nibyo kabisa. So sorry for that. Aya naribi. Nabi ntema nakubwiye ngo ugomba utekereza ibintu byinshi cyane. Yes. Umaze kwakira iyo baruwa PACSON wabyakiriye gute nka mama yarambabaje byatari. Yeah. Konje nicaye na CEO. Ndambaza okay. Hamwe ngo umwe ngo nagare wenyine. Ngo ni benshi. Okay. Navuga naribi. None kajugale yaramamagara. Ngo baramamagaye barambwira ngo nze mu kiganiro cya kandi amafaranga mufite ubwo baje ujye gukora ubuntu. Umuntu bahamage mu kiganiro cyawe ngaza gikore. Kandi nge babuze amafaranga yo kumemba. Ago nshoko menze mamene nubona bafite nubundi babeze bakajugale. Ariko contract yabo ndayifite hano bazama ibye na contract nanjye ndi mutwanyura fungutse bazabona ibindi bya danger. Yeah, nubundi nakubwiyaga bakti. Yeah. Man, ujuka mu gitogo tanga credit ugatanga ingufu zawe zose ariko. Niga kaita kubwira ngo na amafaranga mfite akaza n'undi muntu kibase. Ngo nabuze ubushobozi bwo kuguhemba kugira ngo dukomeze gukorana. Reka tube tugwagaritsa akazi mu gihe company ifite ibyo bibazo ariko still ukabona undi muntu. Bazanye kwicara mu yanebe yawe. Wa muntu none akaita naguhamagara. Abango mamene ko bamamagaye barambwira ngo nze hano mfate contract urishumi yanjye abantu bazagire ngo avuga mani ari ishumi yanjye ari nabo sinzi byabo mwana. Okay. Ibi bibazo bya radio stations no guhembwa reka tubiganeho PACSON kuko nanjye mfite experience twakoze ku radio menshi igihe kinini. Nje naringize ngo byararangiye kuko njewe mu byukuri nago nabeshya narambuye amafaranga menshi cyane. Radio stations zo mu Rwanda narambuye amafaranga menshi cyane. Nje byonyine njewe. Yeah. Sit radio yaranyambuye amafaranga menshi cyane. Ariko sit radio wahoze ari boss wani bakiri boss wa Simbizi. Yari muvandimwe wanjye cyane. Yafata umwana wiwe. Contract yanjye nawe yari amagambo gusa. Na myandikiri hari. Niyo mpamvu nanu wamurega. Yeah. Akubwira yo waje mu internship. Ariko na KNC yari umuntu wawe cyane. Nawe twavuga ko mwafatanaga nk'abavandimwe. Man yangushina akazi kenshi cyane yigize kumbwira ngo afite project ngagiye gukora ngo yikurwanya anti drogue ngo muzanire ngabantu bakoshye ibyo bwenge yako bakabireka ngo afite boro ye no mujyi wa Kigali muzana abanzi benshi cyane muzana green nabande mbona green pia mayibumbi 500 igice cya miliyoni njya mayibumbi 20 ne yabi agaciro mu gitondo arambwira yo tujye kora indirimbo zano umuntu kwa dancehall ufite ijwi rinini umuntu ndamutigita ndamuzana amwa beat nabirangiriraho man jiwanje man. So sorry. Okay, icyo ni kimwe mu bintu PACSON bimubabaza kuko my question was niki kintu kikubabaza mu buzima bwa everyday gwa credibility. Yes. Byonye ndi imbere ya kamera yawe magaze gutya film sinzi kuningana back tukavanta my credibility yanjye byambabaza cyane. Yeah, I know. I know. Nta kindi? So reka tureke ibikubabaza gusa ibintu bishimishe PACSON like kwandi kumwe n'abaji. Yeah. N'abaji dufite mindset zimwe tugana ibintu bimwe apana kugana abantu tugana ibyaduteza imbere ndabikunda cyane. Yeah. Nkunda na music cyane. Sinkunda music yukumva ahubwo ndavuga yugukora. Ngafata biki no papuro ngandika lyrics zanjye nka flowing ndabikunda cyane.
nta kindi sinkunda ibiryo sinkunda kurya nikunda na byeri nubwo ndi umuyisilamu arabimbabarire njye nkunda akabyeri gatsingile urakemera cyane watsingile aga banavuga ko nkwa mugo mwarabyibagiwe araba ko nk'urumogi mwarabyibagiwe ahubwo uzansanga mu mbari paka ubu none imbari igiye kuba imbari noneho sasa ahangaho si bya bindi bishobora kwiteza depression nimba imbari igiye kuba imbari nanjye gasedo bakti byonyine je nakubwiye iki kireta gifikiri hano nakibonye kwizo tariki mamen sinongeye kurya ndebe kunganye wiki imwe yonyine imagine ubwo maze 2 weeks wabumweze gute ariko nyine kwa kundi buyakira tu uzireka yo my bro man ibi ufite talent yawe ndabizi iyo wicaye kuri microphone anytime bakti nta muntu wakora nk'ibyo dukora ariko bakti wowe wanaze kuri radio station I really respect you very much kandi we uri mu bantu ba mbere bamaye na inspiration reka none mbabwira akantu nubwo turi ku musozo tunasoza reka babwira akantu nge niganye na bakti nge namuherekeje agiye kuri radio station gusaba akazi ya mbere ndamuherekeza yari umuvandimwe wanjye tuzamuka n'amaguru asaba akazi atangira gukora we yarasoye secondaire njye nanjye muri secondaire ndavuga se bakti ko yabikoze njye ntago nabikora niho wamayize ukime kabisa njye natangiye kuri radio 2006 niga senior 4 fata 2006 kuza n'isa se nakwa nk'iby'umwana ugitangira akakanya oya bishoboka so ikintu cyangombwa nuko ufite umunwa uracyari umeze fresh mu bwonko haracyameze fresh ibikorwa ni bya bindi microphone tu ni umuntu wo guteretse microphone akazi karakorwa anytime zakore byacu tuzakwa podcast nuzadanje radio station sawa mudu ya mafaranga kwa bakti media houses hano zirade najya ngasaba akazi ariko paper nazo so why then ntago nakora nk'ibintu byambe nakoze nyitangira ibyo ni by'abana bo bashaka nyine kurya abana ngo ndi kuri radio njya kanje nkunda paper ariko rero natwe dufite imitwe tuzakwa podcast tubone rade zacu twikoresha tuba self agent mutadukoresha twikoreshe kabisa ariko park on the other way KNC maybe nago twamuvuga nabi maybe no I respect him maybe ibintu nago byagenze neza nyine mu kazi urumva n'amafaranga umuntu akenera income amafaranga yinjira kugira ngo abone yo gusora kugira ngo ibintu bikomeze so iyo yabuze maybe bibaho nago ari we wenyine nta nubwo twamuseka nta nubwo twamutera amabuye kandi respect to KNC for real respect kabisa n'umuntu nubwo nago turi kumwe but I still got love for you and respect for you byonyine wangize umugabo abantu bose batambonaga handi bambonaga ibyo byabwenge akukama iyo opportunity kama iyo chance umwaka umwe ko nagiye muri covid so muri covid kuzisa n'imyaka ingaho ubwo sashize nk'imyaka 5 almost yonyine ko my credibility amafaranga utuma nambara neza kubera wowe utumandya utuma umwana wanjye asa fresh gatuma umugore wanjye asa fresh no kubera wowe warakoze I really respect you respect to KNC ibi bintu bibaho mu company menshi atandukanye ishobora kuba bafite financial crisis and then bakagabanya abakozi cyangwa bikagenda ABCDE ariko icyo umuntu ugomba gukora no kwiyakira biriya bintu turi kuvuga bya depression nuzemere depression jemaze wiki yose man narya reka man uzi week unywa pombe gusa ubu n'umuntu asinze ukuntu bimeze kuri danger man ariko ibyo byarangiye ugwa kwiyakira niba wiki irangiye ubu right now ngoma kumenya ngoma gutinga bigger when the problem uzama ku podcast imwe ya fresh nibicyamo fresh akazi gakore nabaza kamwe ikimwe bakti umunagu challenging nuzeme defeat for sure nuzeme gutsindwa uzabe kama mbaya ahubwo mu challenging akubona samwe ahubwo yongera kwifuze none kugira ngo umugarukire imbere bimuhinze noneho umuntu nawe udukurikiye
kuri BigTown TV ntuzemere gutsindwa ni bibi cyane aho gutekereze ko kamwe ikintu kimwe njye nkunda Imana cyane njye nzi ko Nyagasani ntabwo yakwikoreza umuzigo azi ko utari bwikorere yakwikoreje umuzigo abazi ko umuzigo uwikoreye ugomba kuzawushira hasi so mwe mudukurikiye ntuzeme gutsindwa uzawukomeza ukore utekeze big umugani wa bacteria akakanya nibyo tumukubigisha depression uyishyire ku ruhande wiyakire vuba nutuma abantu bahita bakubonamo imboga mu menyo ako kanya wiyakire vuba gutekeza big nuwemere ko abantu bavuga ko niga ananutse ugende bura amafaranga utangiye gufata ibintu bya bigurisha ugurisha televiziyo ugurisha inkweto ugurisha imodoka no ahubwo hagara kigabo yeah that's true my bro injira ngufite aka gift hano my bro whoa aka gift kaje mu ndege kaje mu ndege kuko nzi PACSON ni umuraperi akunda chains byata gold naravuze ngo let me buy gold for my brother man anje wala back to tumenishiba ko ya yomba umukobwa nakabaye ndira abakubwa no bakunda kurira naravuze ngo bakunda chains na chokwatizo asante sana kumiyo credibility for real kumagaciro byonyine nuyereza undi muntu kavuga nanjye nusanga igiye bibisambo simumaze imisi munyibi wanje iyi none muzaze munkore ijosi muri kate akasanti asante sana ebana kabisa muzaze mugira inshuti nyashuti apaza inshuti zindyaryo uzaki inshuti gutekerezaho bro ebana kavuga mamen aho ndi hose muzana kandi kwege nago dukeneye amafaranga dukeneye ikintu gumana si I don't speak French souvenir where's the French back to sigado sa French back to sigado no souvenir ya daga souvenir nakubwiye ngo eba kugumana oya nari bitrafata time ya as long as yari trafata umwanya wa as long as yari bega cheni ziza byatari yala icyenda yikunze byatari mama yaka agushimire se oya mama yaka singa kumusha mitangaza makuru reka kumushira mu nanjye ariko oh god I'm so sorry Tizo yama sante mfungira kamite ngufungira papa umusaraba se wambara uri umusiramu umusaraba wonda nakubwiye man wallahi none mba gold ibiro mfite none baranyitse mfite gold bakti uje gutumisa bitari wanje wallahi you know Park is my bro man asante baba thank you I really appreciate man najeze Doha mitamvuga ngo man I have to meet PACSON niye kademukwiriye chain kuko ni hip hop you know the hip hop iyo ijo siryando ka gold byabari fresh so this is what's up Dr. Santene thank you yo my man ndishimisa mugira shooting abact nemuje babavane mu banyu bagenda kakuzana ngo shokora shokora kuyirya amasegonda abiri karangira gumana kado ya danger Dr. Sante thank you so much so reka dusoreze hano thank you so much aba BigTowners ndi kumwe na ma bro Park ikintu kimbabaje nuko on Friday twagombaga kugirana ikiganiro kuri radio live on air bambwiye kwa gatatu no Friday wo munsi ahubwo wamamage kwa kangahe on live on air kwa kabiri kwa gatatu tuvugana ndakubwiye ngo tuzahure kwa gatanu na niteguye ndavuga ngo noneho kwa gatatu narakoze kwa kane ndakora kwa gatanu ngo umunsi twagomba kugira uwo munsi bambwiye rubbish mu gitondo mbyutse kare ntabwo bize bamamagara nyigera jo barambwira ngo injya mu biyabiro uvuganira muntu
Yeah. gatira mangwana alileta yawe ni amuze gakuru ni abande So sorry my bro. nyima kwifata na no musore gukora Yeah. ako nasi nchika kimwe Imagine. nasi so mbona transport yanjye ngoresheje abantu audience yanjye back team now I'm disappointing ze No problem, life goes on. Brr! Life goes on. Brr, brr. Until next time, this is BigTown TV with my bro Pat. Brr. So we're still enjoying Kigali and everything is good. Until next time. Asanteni.